murabizi mwese amarira y'abamama wanyu n'abarumuna banyu kwa ntimushingurwa. Ahubwo nanabaza ubundi kubera iki tudashingura abasirikare ba reka n'ubugome cyangwa twatinya kamahanga amenya ko turi kurwana. Nimba twatinya kamahanga bimenya ubu yarabimenye, mureka ababyeyi bapfisha abana barira agahinda kabo kabavemo, bapostinga abana babo babuze, bagira ibiki, mureke kubicira abana babo. Imba twarishe miliyoni 7 z'abakongomani ntabwo bari bafunze amapingu, nabo bararwanaga. Nukuvuga ngo nabo bishe nka miliyoni 3 zacu z'abasirikare bacu, ariko nta n'umushingo ngo byemerwa. Nagiye vuga ibitangazamakuru iragapfarira gahwera. Uzi impamvu? Guhera muri jenoside itangazamakuru y'abango reka bakaza bakatwica, ari itangazamakuru ryadushutse. Itangazamakuru y'u Rwanda kakanya ryafasha abarundi riba brandinga nk'abantu b'abanzi b'abanyarwanda muri guteranya citizens. Nta kibazo na kimwe Evariste afite. Ikibazo ni Kagame n'ishyaka ryawe. Mumaze gukora imishyikirano mwanze kwemera, mwanze kumva. Si ukumva ko kwemera murumva. Ikibazo cy'abarundi ntago nyura ku ruhande. Nejo n'undi wese yakivuga, abarundi afite ikibazo cy'ubwoba bw'inyeshyamba dutraininga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izo nyeshyamba mugiye kuzimbaza ninde? Ni niyo mbare. Ni gute ngo mutekereze abanyarwanda mwirwa mutuka abarundi mukataka abarundi? Tekereza imburu umunyarwanda tugiye kumva tukumva kakanya ngo Burundi. Ariko ndatabariza umungu akangondo. Twanane gutabariza abakizito bakata amajosi tureba. Twanane gutabariza abajayiporo bakata amajosi tubareba. Bacyuma barafunze. Abaho jene barokotse jenoside bababaye barafunze. Professor Niga arafunze. Idamage bro, idamage amarira ye. Ati Kagame uratwishe, witwaza jenoside, ari we mu jenoside. Ntabyo mvuze, ntabyo mwishe. Ntureba General Nyamwasa bajya bavuga ngo ni ikigarasha ngo n'ibiki. Sindavugana na General Kayumba Nyamwasa. Nifuza kuzavugana ariko nifuza kuzavugana n'umunyarwanda wese ufitanye ikibazo na Kigali nkamenya waririze ubundi kubera iki byabayeho. Nifuza kuzavugana nawe ariko je sinamuhita mukatira ngo uyu n'umunyabyaha. I don't know. Reka ahubwo mutanga urugero nk'umunyarwanda wese w'impunzi uraho ngaho. Reba General Kayumba Nyamwasa. Tugiye kumva tukumva ngo aba muri mu Burundi. Mbabarira mu mbwe mwabantu mwumvishe ngo Kayumba ba mu Burundi. Kandi ngari no gutegura imitwe nyeshya muri y'amashyamba y'u Burundi izanyakira ibijye y'u Rwanda. Twaryama tugasinzira. Imipaka twayifungura. Ese twakunda abarundi? Ese nibyo tutabikora. None twe tumaze imyaka 30 twirukana Kongo twica abantu tuvuga FDR. None abarundi bo nta nubwo bambutse ngo baze guhiga izo FDR zabo, ahubwo bo bahisemo byibura kwifungira umupaka bagatereka twirindira iwacu. Natwe nane cyo kintu kiza twagomba gukora, turi abarwanyi beza, aho kwica abakongomani twiba amabuye tukabeshya amaraso yandi, twagafunza imipaka tukavuga ati interahamwe zinjira, umu FDR uzinjira tuzamucukura ntazamenye kimukubise. Twakabaye ariko tumeze ntabwo twakabaye kuba twambuka imipaka abandi ngo tujye mu gihugu cy'abandi. You understand? So abarundi dufata interahamwe zabo kuko babo baniyo mbare, wowe niyo mbare nahuri. Abanyarwanda bagiye kuguhiga bro. Kagame aragwisha ariko abanyarwanda kwica. Rubyiruko imba dushaka n'amahoro tugomba gukura abantu nk'abaniyo mbare mu gihugu cyacu. Imba dushaka amahoro tugomba gufata nkunda tukamufunguza tukamuha abanyamurenge akita ku bwoko bwe aho kugira ngo afungwe. Rubyiruko imba dushaka amahoro tugomba kuvuga inzara, tugomba kwirinda inzara. Ibindi tuwe tubiretse turwane n'inzara na freedom of our speech. Kwa ko turamera nka za nka ziri ku muryango bakatimwe hazindi bakatimwe bazindi. Ko hano ukeka ko ngo wifashe ariko ngiye mbona tuba ku murongo tugenda twiyegeranya bagera twarumwe nawe subiza imazi nyimure abo mwiganye mwagraduating abasiganye bangaye. So mumbwira hana imbaraga Burundi bwazikura bwo kutwumva. Bamaze gukora imishyikirano inshuro zirenga 100, twese turabikurikirana. N'umunsi wa nyuma perezida ubwo yatangaje ati ikibazo utari n'u Burundi kigiye gukemuka. Nyuma nabonye perezida nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ati yes ikibazo cyari iki twakibwiye Kagame turindeka twohereza abantu.
bukeye yamwohereje imyanda ku Kanyarunga ngabajura ngo babarundi bafatiwe i Kigali. Umuntu aragusaba generali wahiritse ubutegetsi ukamuha abajura ufite benshi nawe ubashatse bakohereza ni benshi cyane, sibyo? So birambabaza ngira agahinda gakomeye cyane ukuntu twirwa ku gakanu k'abarundi. Perezida wabo tumushushanya uko dushaka, tumudescribing uko dushaka. Amafuta ari ayacu, amafuta ari aya perezida wacu, we munyamafuta. Perezida Kagame reka nkwiba, iyo uza kuri kamera ukabeshya ibintu tuzi bigaragara, ufite niyo mbare, ufite nkunda arafunze, ibyo bintu urakubibeshyaho gute? Utraining Red Tabara, we know ubaho ubufasha, wino Kagame u Rwanda ntago ni icyo ushaka. Nese uzategeka Rwanda Burundi na Kongo nkuko babivugaga mu ndirimbo mu Rwanda Burundi, waduhaye amahoro tukibanira nk'abaturage, turi kuduteranya mu by'ukuri. Abandi muraranga inzara, nese ni gute inzara itabaho? Nese mu mateka y'isi kugira ngo umve igihugu kidashobotse kitazigera kinashoboka, ngaho mbwira igihugu kuri isi gifite imipaka 4 ifunze ishoreranye. Abagande batureze bakatwonsa bakatuzanira iyo FPR bakayigeza ku butegetsi, twafunze imipaka imyaka 5. The same time iya Burundi ifunze, ivaho iya Kongo ijya irafunga. Aka kanya imipaka y'u Burundi irafunze, ya Kongo irafunze, ya Tanzania iri almost ko Tanzania mu kwivanga mu bibazo byayo. Ushaka iki kuri Mama Samia Kagame RPF? Mufite izembaga zo kuma ko mujya muri Tanzania, muri Tanzania mushaka iki? What do you really guys need in Tanzania? Bishobora gutuma twarega Tanzania kwizanira imyenda, inkweto, gukora imiziki tugatamaho. Turajya muri Tanzania batumereye gutya, Abanyarwanda. Uri kudusiga isura mbi. Kuki mutwambika iyo sura mbi? Perezida wanyu yes ndabibona kuvuga ngo uri ku perezida wacu, nese nabandi baravuga ngo Habyara Imana wacu. Hareka abantu barahinduka, imba perezida wacu yariko yaraduhindutse. FPR ni yacu twaranayikundaga, ariko umurongo wa politika yarawuhinduye. None yanawuhindura yica abanyamahanga byibura ngo basi ibi binarutana. Basi ni mwica nabo koko pe mugene muri basi mwica uko mutwica muhera kuri twe. Ariko iyo umuntu avuga ngo perezida wacu, uziko perezida uhagarariye igihugu, reka mbaze chief in command, uzamarira y'abandi izindi mfubyi n'abapfakazi bari mu Rwanda kubera ino ntambara y'imyaka 5, uko ira ntambara yimaze imyaka 30, ariko aho batangiriye ageni gusubira muri Kongo n'ejo bundi imyaka 5, kuba tudaha agaciro umusirikare w'u Rwanda, w'igihugu cy'u Rwanda, abasirikare aho muri, iyo mubyuka mukajya kwica abantu mu masefu b'Abanyarwanda, ariko ubizi ko nibakurasira akabodarugo umuryango utemewe no kuvuga ko wapfuye, utemewe gushyingurwa mu cyubahiro, ahubwo warangiza ugashyira piste ahangaha n'akanyundo ukaza ukajya guhiga Badira mukamwica umunyarwanda mugenzi we muvuga rumwe. Bana muri Kongo, bana mu graduatinga Gishari, mwarangiza mukinjira Kongo mukajya kurwana. Mwebwe mwabagabo mwe muri FPR bakiyobozi ngo ba generali ngo ba CID ngo bane, cyumfasha umugabo nkabizima ngo abakiniye diplomasi na politika kaza kabategeka ku butegetsi, mukamwica hagaze ububozo. Umupapa utarisha umunyarwanda n'umwe, utaragambana umunyarwanda n'umwe, wabohoje abanyarwanda, wasize leta y'abicanyi nkuko mubivuga, kuko ngiye sinarina ntahari ubwo ibyayo si binandeba, akabasanga. Ijambo rimwe gusa mwatubwiye ngo yashinze ishyaka ngo ubuyanja. Ese babizi mwuka ariko bakuze, kuki umuntu azira gukora ibyo yakuze akora? Bakuze bashinga amashyaka, baje muri za FPR nazo yari amashyaka, ibaze kubo bagiye no muri FPR bari no mu gihugu ntikinabica, ahubwo kikabareka bakaza kikabajoininga, ni mukaba mubisha. Come on, what's up bro? Utekereze muba abantu mureke ubunyamaswa. Nibyo mwabe mu mashyamba imyaka n'imyaka, ariko ntabwo tukiri mu ishyamba, turi muri viziyo 2025. Ngiye kuvuga ntabwo byiko ibibabaje ni byinshi
ni byinshi. Aho reka nsubize bamwe bari hano mu iterabwoba ryanyu. Ati nibiki wabaye, ibyo nabaye nibyo. Wowe ibyo mvuze simbikumvishe ku mbaraga. Bifata ubyumve ntaho biri mugi. Ubyumve nusanga Jay Polly atarishwe, ugasanga Kizito atarishwe, ugasanga Mama Diane aririra ubusa, ugasanga umugabo wa Kangondo atashimuswe, ukaba utazi ko Kangondo abantu bimuwe uvuza akicwa. Yes, free to speak my guy Lion. Bwira nabo ba Jojo bashaka kwigura no kwishushanya bari kumbwira ubusa. Is free to speak. Ucyaho ubundi se nakoze cyecya. Already nabaye umunyacyaha, icyo kintu gisekeje none. Ubu ntagiye nuko agahinda kero kugera kamvamo kuvuga agahinda kawe. Mukanya narinza none ari umuntu buri munyarwanda ufite umutima wa kimuntu, nzi ko buri wese afite icyumba ajya yifunyira amakarira akavuza indura kongera agahita azavuga ngo FPR oye, FPR muzehe wacu, muzehe wa sport, muzehe wacu, muzehe wacu. Twese twaragukunda, reka mubwize ukuri. Pe twakuze dukunda muzehe, ariko muzehe ntabwo nzi cyagwindwe n'icyahinduye imirongo ya politiki. Nta nicyo tubishyuza abantu muri FPR. Nimwicare basi hamwe mujya kanama. Ejo ni mwakoze imyiherero tukajya mu mugiye kutubwira ibibazo nk'abanyarwanda bazi discipline, tutapfa kubazabaza. Twaravuze atoke ibya Kongo turi kwibona biri kwerekeza, none ubwo bagiye gukora umwiherero buriya wenda perezida agiye none twe yatubwire murumva twateye Kongo kubera ko wenda twirinda FDLR. So wenda manga ariko twirukaho, reka dufatanye twizirika umukanda tugi ahubwo kaza udukanga tukamanga go to hell bro. Nibyo nyine none wowe ntabwo uri bad, uri perezida w'igihugu. Ntabwo perezida w'igihugu avuga ngo go to hell abwira perezida mugenzi we. Ntabwo perezida w'igihugu abwira undi nkacuza perezida. Ntabwo perezida w'igihugu yita abaturage be amazina. Hasi ubundi nge nabasubiza ikihe kibazo imba perezida wayo baragera burira no n'inspire ngo nakagamo amagambo avuga ari n'amagambo meza kurenza mwebwe muvuga. Imba barebye akavuga ati umuntu aremera akabakandagira reka akabayobora uko ashaka, ati muri biki harya ibifobagane, ukakimira ukabigifobagane mugapoma ati abo ngabo birwa bivugisha ngo tubayo ntango cyangwa ngo bashaka ko ngo tuyade mu ati tuzabica. Ati esiyo ushyiki umubwa akazi izica abantu barwana demokarasi. Teno wowe ntawe umwicaye. At the end of the day ntazajya umuntu agira ngo azantera ubwo banga iyo mushyiki umwicanyi umwicanyi turahangana. Nanjye kigikiye amahoro, baba amahoro nanjye bazanshyigikiye. Kigikiye urubyiruko rugira iterambere, ruva mu nzara, ruva mu bibazo, ruva mu gufungwa iminwa, ruvuga agahinda k'ababyeyi babo babuze, abavandimwe bakizwe bafite abavandimwe ntashobora kuvuga. Jay Polly afite abavandimwe ntibashobora kuvuga, ariko inyuma turavuga. Ikindi kintu ntago ntabwo naza kurana n'ubusibye kubabwira, ahubwo ibyo nuko nzi ko mwese murica ntarwo murenda kuko murabiza, ahubwo wenda nakoze agashege ko nabivuze live mwumva kandi ntuje kugira ngo bivuge. Impamvu nanakubwira uri kuntera ubwoba kugira ngo nicare bivuge, iyo nkubwire nese ukeka ko umunyarwanda ubayeho oya nguwa ngo mbaza imyaka 30 muri firigo y'urupfu uhoranye numeze gutyo wigura uko nkandagiye mu gihugu, uko ndi mu gihugu numva imiborogo y'abapfakazi around, banumva imfubyi around, banumva amaraso agendamo y'abantu bacu twica. Uhareva abantu ariko iyo umuntu ageze i Kanombe ku kibuga ngo yumva uruhuru umuvuyeho ugeze kuzimu, kugeza ahantu umuntu yicwa ku manwa y'ihanga abandi bagakoma mu mashyi. Ubugeze ahantu bitwa umuntu yitwa igifobagane agakoma mu mashyi. Ubugeze aho umuntu abwirwa ngo funga umukanda akabatabaza ati kubera iki tufunga, uwibaje akitwa umwanzi w'igihugu. Uragwe mfunga umukanda nimubaza why nese perezida introducing inzara, amaze ku introducing inzara ku mugaragaro, umwana umwe w'umukobwa arahaguruka ati ndashonje, wabaye ikigaraje. Ibyo nibyo byatumye mbona ko enough is enough. Urakita akantu gato, ariko iyi nzara nibageramo nibwo mumenya ko atari akantu gato.
right? So ndagira ngo mari inshuti zanjye none n'abankunda mbabwire, peace fighter, freedom fighters, democracy fighter, let me tell you, inshuti za Kizito, inzira y'umusaraba yatangiye tuzawukomeza. I believe in Kizito yari afite muri we gushaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, period. Ibindi wambwira byose uzayibwire abubasha kwangiza ubwonko, ntabwo wabibwira njyewe. Amarira ya mama ya Kizito ndayumva aho njyanye, ndayumva nzagenda kababyeyi babuze abana babo, ko nahuye n'ababyeyi benshi babuze abana babo. Twebwe nk'abanyarwanda rero byageze abamama bakajya bumva batizanya abana ku bandi bamama kugira ngo yumve nawe yongeye gukura mu mwana w'umuhungu, sibyo? Aba socialite muraza kunuka, ariko ndabizi shayo bari mu mutima disi. Ibi nanjye najyaga mbibwirwa rega, ntago ari bitanga, nanjye najyaga nica ku marayifu nkaye nkareba, kandi nta nubwo naguseka. Igihe kiragera, buri muntu igihe cye kizagera, buri muntu igihe cye kizagera. Abavuga ko abantu bakoreshwa n'amazara kugira ngo bavuge ukuri, reka nongere nabyo mbigusubize. Kizito we yegereraga muri perezidansi, yegereraga kwa perezida, imishinga yigiraga muri minisiteri runaka, imishinga bagatatira bagaterekaho amafaranga. Nta nzara Kizito yari afite. Buri ikintu cyarwaniriwe n'umuntu wese udafite inzara, utari impunzi, icyo kintu cyo cyitondera. Uko niko kuri sasa uko kwa nyako, uko niko kuri kwa nyako. Nishe Kizito muzanye bamuriki imishinga ya Kizito. Kizito azanye ndi umuntu kuko bamuriki avuze ngo ndi umunyarwanda, ariko impamvu nemera Kizito ni waba umunyarwanda utabaye umuntu. Iyo ni politiki ishaje y'ubugoryi yo gukora amacakubiri. Abantu dukeneye kuba umuntu, tuba umuntu, twaba umunyarwanda, twaba umunyamerika, twaba umunyaziya, twaba iki, twabaye umuntu. Ibyo nabyo bimera nka bya nawe ngo igihugu ntabwo Kagame ari igihugu, nta nubwo igihugu ari umuntu. Iyo umuntu avuze ibyo amashyaka ari mu gihugu akora, nshobora kuvuga ibyo peyeri, nk'ubu peyeri ndayishinja ikintu. Ntabwo ndi umunyepolitike, ariko nyimenya amakuru n'ibyo mugenderaho. Peyeri ngo ni ishyaka ngo rya demokarasi, ngo n'ubumwe no gushyira ukizana kw'abanyarwanda. Iyo nka peyeri ibona urundi rubyiruko rwataka umwana uvuze kashonje, ishyaka riharanira demokarasi y'abanyarwanda rikaba ritanakora na positive bwati mwangije freedom y'umuntu na demokarasi y'umuntu, nese ubwo peyeri muzahindura izina n'ukuntu twabakundaga, muzahindura izina pe. Ntabwo ibyo mwemera abanyarwanda sibyo gukora, muzahindura izina pe. Parti liberale, muribera abanyarwanda, muribera abanyarwanda. Yamberetse uwo ndimo, uwo ndiwe n'uwo nguwo nyine bad, urwanira amahoro, urwanira unity y'abanyarwanda, urwanira gushyira ukwizana k'umunyarwanda, urwanira ko amategeko mu Rwanda akora. Nta gihugu kibaho kitagira amategeko. Mweretse uwo ndi uwo nguwo, uwo ari we. Nuzakwaza ngo bad ninde, bad ni umuntu utaripfana, utemera ikinyoma, utemera kubona karengane, utabona abanyaga abandi ngatuze, utaba mu gihugu kidafite amategeko akora n'inzego zikora. That's bad, that's bad. Ibindi byose nibeshyaho buriya. Bad is a free guy, freedom fighter, peace fighter. Ubabazwa n'uwari we wese, uhohoterwa, umunyamerika uhohoterwa birambabaza, umunyayirani uhohoterwa birambabaza, umuvietnam uhohoterwa birambabaza. Right? Uwo ni we bad. Ibyo bizina byanyu byazanywe na perezida wanyu, muzabyita abahungu. Abahungu be nibo bigarasha, batabasha kubwira papa atireka kwica, batabasha kubwira papa ati hindura umurongo wa politike. Muzabibwire abaministiri be, nibo bigarasha, kuko abantu bashobora kwicara mu office. Ni nabo Nyarwanda, by the way. Abadepite dufite nimwe Banyarwanda, nimwe banzi b'igihugu bambere. Abasenateri yes,
abasirikare n'abapolisi rero ndabizi ko muri n'inshuti zanjye, inshuti z'abasirikare n'abapolisi rubyiruko, murananyandikira pe ukavuga ati bandi cecekere twese nyine turagenda nyine nta kundi. Ariko kamvugane n'abangaba cyane cyane bakora muri izi nzego za ANS whatever, ibi byamaneko byanyu mwirirwa bro, iyo bagutumye umuntu wa Kangondo ukatsa pick up yawe ukagenda iyo ufata umuntu wa Kangondo ubizi neza ko ari ukugira ngo abitwa ba Karera na za FPR izo ngizo ngo bigwizeho ubukungu, ukajya kumena amaraso y'umuntu wabaye igipinga uri muri iyo pick up. Think twice. Ndi kuvuga n'abahungu bari muri izi pick up n'aka kanya ziri kugenda. Ubu hari n'iziya iparitse hejuru yo mu rugo iwacu kwa Mabunda, bizi mwatangiye kubatera hejuru. By the way, abantu bari hano ndagira mbabwira ikintu kimwe. Ejo ni maze iminsi 3 na ambasade yantumyeho, aho mwantumyeho ndagira mbabwire ubutumwa barabuzanye mwarakoze. Icyo bambwiye nuko mwababajije n'iki cyafashe badi babasuje karamaranga mutima ye, mwabasuje ko namwe maranga mutima mwayagira kandi nibyo mubizi. Ariko nyine umuntu ngo yagira ntago mbabeshya, twaragerageje pe, twaragize neza imyaka 30 nitubana dukorana neza, twaragerageje. Ariko mugezo murengera aho mushyira abantu mu migozi kuko bashonje, mugashyira mu migozi kuko mubaziza ubutaka bwabo. Ibyo biri too much, right? So nsubiza abantu muvuga ngo wisho. Ndashima Imana kugeza kuri uyu munota banona ibyo mvuze, ibyo mvuga, ibyo maze n'iminsi nayibaye mu njyenyine, narwaye imitwe idashira, naziye naryama nzi ko uyu munsi byibura ndi buryame ngasinzira kuko ikindi mu ngenda gitanze, kandi nduhutse kumva ko ndumwe mu ntera hamwe nshyashya, nduhutse kumva ko ndumwe mu banyarwanda bikoreye amaraso y'abandi banyarwanda, kuko ukuceceka uko bicamo umuntu aho gaceceka bakicuga koma mu mashyi nawe ukamuzonguzonga n'umuryango we ngo n'undi yari ikigarashya, uko bicumwe ayo maraso kujyaho. Njyewe byari bigeze ku rwego abantu tujya twe abanyarwanda turakunze gusiga ujyana ngo umunyarwanda ko n'umuntu arakurebye undi arakurebye undi akakureba bikagucanga. Mutuzi tuba turi mu unity, ufite abakongomana barunde ko bwati kuki mutwica ati oya urumva wenda twe dufite naho duhera no ejo ni mwadukorera isoni muzana za kontra zanditse murabyenda, wenda twe dufite nuko tubabeshya da nabo bakabura aho baduhera akabwata ariko se ko nta proof yanditse ko iyi singigizwe na proof n'abantu isi ko ni proof, yes, which is okay. None murangize muve munatanga n'ibizibiti, none twaba turi kuzira ko turi kubivuga. Muduteje Tanzania ni ibibazo, mwivanze muri bibazo bya Tanzania, ntabwo tw'abanyarwanda twivanga mu Batanzania ko baza Tanzania ativanga mu byacu. So aboro muri kuntera u Rwanda ajya mbabwire ngo nese umuntu yapfa kangahe bro, uziko imyaka yose mbayeho nari umupfu, ubu ahubwo numva ko aribwo ngiye kuba muzima nkaba mpumeka, nkaba nzi ko ninapfa nzapfa ntapfanye amaraso y'abandi, ntapfanye ubugwari, ntapfanye ubugoryi bwo kugambanira abajene bagenzi banjye. Nse nkaho urarira shaho nje banyica umuhanzi wanjye Jay Polly bishe Kizito, ni ibintu nzi n'abantu mbana nabo nabanaga nabo n'abantu roho zabo nyibana nazo. Ariko abanyarwanda tumeze nk'inka ziri kwibagiraho, bafata imwe ijosi bandikare izindi ngo indi cyo impamvu mvuga ibi ngibi hera imyaka uzi we buri muntu cyo ukure mugenzi wawe mubazarya wowe uzibangaye bamaze kwicwa bashirizwe izi case cyo ukurebe uwonyo cyo umusure mugenzi wawe urebe harya muri gereza hari bangaye twakuranye urebe undi munyama harya hanze hari bangaye. Abantu bose n'abasazi mu by'ukuri, abantu bose n'ababeshi mwarubyiruko, abantu bose n'ababeshi ku buryo nyakubahwa Perezida Kagame n'ishyaka rye FPR ashyiramo ashaka agakuramo ashaka kazana abantu atoragura, nazi ukabona umuntu baramutora wengaje kuba premier ministre, undi wamutora wengaje kuba ntituzi niyavu, undi ngo yabaye deputy. Hari nabo nabonye nimba ari abadage nimba ari ibiki, igihugu cyacu gifite ikihe kibazo kwera. So ntago ndi umunyepolitike, wintera ubwoba
nzapfa. Umuntu yavutse kugira ngo apfe, uwaravutse ugomba no gupfa, nta na kontra ufite, nta n'uguzi n'umunsi uzapfa, aho kugira ngo upfa n'ibyaha n'umugayo no kubaho utazi ikizakwica ugahora n'ubwoba bigatuma ubaho ugambanira abandi. You better say the truth, then you die right away. Nese kutazapfa inshuro ebyiri. Ndi tayari, ndaniteguye, naraniyaca, icyo narahiye nge ntago nakwica ngo kuko nzi ukuri. Nakukubwira wowe ukaza ukanyica. Ntaho bitane no kwiyahura byo bivuga. Impamvu muvuga ngo nukwiyahura nuko dufite igihugu kidafite demokarasi. This is simple muri demokarasi. This is very fucking simple. Genda urebe Eric Omondi aragera yibabwire rutati no, we don't wanna be. Abasirikare babisha abantu babashyira mu mashasha hanga. Ibyo ariko uzavuge ngo tujya tubabona abanizwa bagize iki cyangwa se niyo wabuta ariko batuye mu menya yishwe dukora iperereza uri kwa deta kwita ikigarasha. Sibyo mu gihugu cy'abantu tureke nizo demokarasi cy'abantu bafite ubumuntu. Ntago iyi speech, ntago ibi bibazo bya guverinoma kubivuga bibyaye urupfu, ariko kuko mwe mubizi ko nyine twifitiye leta y'ifune n'inyundo, mwamaze no kunkatira urubanza ndi umurambo which is true, kubera ko ndabizi nyine niyo process. Niko u Rwanda rukemura ibibazo by'abaturage babo, ni inyundo, ni umugozi, ni gereza, ni ukugushimurira babagabo bakasuku nabonye. Ariko ibaze leta igihugu mu bapropagandiste bacyo kirukirita umuntu nka Kasuku. Bro umva iyo mentality. Kasuku yarekiswe na badani Munyuza, ngira ngo n'uyu mugabo wariho bica Kizito ninde bamaze iminsi nawe bafunga. Nicyo kintu kinsekeye azira nka Dani Munyuza. Reba nka Gasana Rurayi, Gasana kamubwiza ukuri umusa, sinzi ibyo utekereza ariko uri mu bantu bisha benshi binyuze muri iyo ntuza ya polisi. Ariko igisekeje nuko nabona gufite ubwoba, ejo nari kugupakira mu pick-up narasekaga. Abagore twebwe ari igihe bigira tugaseka twicara gati uramwe kuri yana wishe Kizito, wishe Bahati, wishe Rutabana, niwe nyine wica none reba bamupakiye pick-up ukamire ugaseka. Ariko ubwoba wari ufite n'aka kanya aho wicaye ibi generali bya bamaze kubikora ibyo bigarasha byawe bamaze kubishyira ku ruhande, nawe uzi ubwoba ufite. Ariko tekereza hano wishe Jano Ruvuje, tekereza hano mwiciye muri ribu. Ikibazo ntabwo twanze ko abantu bahagararira inzego, ariko nyine abo mwica kubera muri kubabeshyira nyine ibiboro mwabashyizeho, cyangwa kugira ngo nimba ari umuntu gucuruza ibikoresho byiza kandi icyama gikeneye kubicuruza, ese kuki mwivanga muri business z'abantu? Muravuga inzara, niyo mpamvu murabwiye ngo kugira ngo nk'inzara ngo ikemuke mu gihugu cyacu. FPR yo yicaye ikadeside kavuga ati bro twibye abaturage ibintu byinshi, twabatwaye inganda zabo, twabatwaye ibiki, barujugiro twababujije ubuzima, aribo bari abakire basapurayingaga igihugu, twishe ba Rubangura, twishe ba Kaje Guhako, two babaye impunzi, ba Majyambere Sirasi, ba Papa Diane Rwigara, abo bose barabashoramari. Nese igihugu kidafite abashoramari, abaturage mushaka murakura akazi. Abashoramari nibo bakireye akazi, abashoramari nibo bashinga inganda. Nese FPR bica ikaguma mu biro n'abaminisitiri, ntago bari abacuruzi bagafata ngo ababahagarare ngo bajye gushinga ngibyo bikampani, ntago bikora. Nabo akazi kabuze mu gihugu. Nese iyo perezida gusomeye kuri televiziyo ngo urubyiruko ngo ni 80%, ukeka base baragiye cyabanye bana baragiye he? Esa bana ntabwo bajya bavuga. Izo nizo za mfubyi za FPR, navuga ko FPR ireba ukuntu ifite urubyiruko gusa, kuko n'umuntu bakuru benshi bari bapfuye muri jenoside nyuma ya jenoside, twaribatse twese turabyatugira ibiki, hasigaye urubyiruko gusa. Unarwo rero ubu ngubu noneho nanababwira FPR mba rwose nanjye mushyize ndabizi byo ni biro automatic ko yabana n'abanyabyaha cyane, ntago bari vansing ibintu ndanabumva pe nk'umuntu uri smart ndabumva na birabagoye kujya mu biri vansing, ariko no kubyongera nabyo ni ikibazo. Mwakacunye umutekano mu kareka sasa gukomeza ubu mwatangiye gushyiraho timu zigomba atari ukumurikirana ngo zumve ikibazo mfite tuganire hoya zigice ibyo rero
yego mwica nabi ndabizi, amapamba, amapasi, imikasi, imyenda ndabizi, toca ndazizi, twarabanye ndabazi mw'abantu. Yes, ariko segire kazabanyishe nese uko nazaba mu musozi nago ndi mu Kigali, you know what I mean? Ariko sho nzapfanisha bro, reka mabwiza imbari ikintu cyiza kibayeho mu buzima, munakoze ibintu byinshi de achieve pe. You guys, you know I'm a bad boy, I'm a bad man, I'm a bad woman, I'm a achiever bro. Navutse ndi umukene ariko sinigeze mbaho ndi umukene, sibyo? So imbari ikintu nachivinze kizatuma numva ubundi kuma mbaye fu nindangiza ndagenda nicare nduhuke breathing ijoro ndaryama ndamera neza, kuba nituye ibibazo FPR duterekaho ku mutwe n'abantu mujye mutandukanye, u Rwanda, FPR na perezida. U Rwanda n'u Rwanda, u Rwanda nibwo twese dukubiyemo. Waba urwanya ubutegetsi, kurwanya ubutegetsi ntago ari icyaha do, bibi cyaha iyo bigiye mu rukiko akavuga ati warwanyije ubutegetsi wica abanaba naba, ariko kuvuga ngo opposition, isi yose igira opposition. Sinzi impamvu umutwe wanyu bashaka kubangisha opposition no kugira ngo nyine buri ariko mwaje mwasumati mwabajene. Iyo umuntu agutsindagiye umutwe wo kwangisha opposition, ukavuga ati nyine opposition izamwereka ibindi byiza twandi twe tutabasha kumukorera, ko opposition izibera gukora ibintu byiza. I swear twe twatojwe ko impamvu opposition zibera gukora ibintu byiza, reka nibabwira, ni opposition ya FPR. Urabona ukuntu opposition ya FPR yari ifite gahunda nziza kandi yanayigezeho, ahubwo nuko twaje kwibeshya. Ubundi gahunda ya FPR yari ukubohora abanyarwanda, ko guhagarika genocide byo ntago byari mu mirongo yambe, ko ntago bari bazahari neza kizaba sinzi uko byagenze kugira ngo genocide itubeho, sibyo? Ariko gahunda yari ukubohora abanyarwanda no gucyura impunzi, right? Ariko ikibazo abari kutubohora burya rero ngiye ibanga naje no kubimenya, basanje reka babwira ibanga. Abari baje kutubohora abo bakorewe kudeta batarambuka n'umupaka, biciwe mu mashyamba, barabanyonga koko, bica Fred Gisa Rwigema, bica bafande Azamu, bica babayi Kayitare, babayingana, bica bande boss. Nukunye bajene bose barafite gahunda yo kuza gashyira abanyarwanda tugati. FPR mwibonera uyu munsi n'ibitekerezo byayo yahise ibica neza noneho haza baje kuboha abanyarwanda. So peace and love guys, ntago twabohowe, twaraboshwe. Abari kutubohora biciwe mu mashyamba, abindambi n'ingenga bitekerezo y'ubutindi baraza badufata amatekwa, igihugu bakigira silent, hakavuga uwo bashaka, bakica uwo bashaka, bakimika uwo bashaka, uwo badashaka kamuhindira ibyaha bakamwita ibyo bamwita. Opposition bazigira nk'ari ibintu biteme kandi bireme mu mategeko mpuzamahanga. Icyo nicyo gihugu dufite, igihugu cyigisha history full itariyo, bishe education. Uriya mujye mu basumati rubyiruko, umuntu niyo yakubakira za convention 7,000, ariko ubizi neza ko education ye yayihagaritse. Uwo muntu aba afite gahunda yo kubarimbura, ko nta education idakora, afite gahunda yo kubarimbura. Suko batabizi, nta nubwo dukeneye kuri zitabasha education, ariko hari impamvu education ayica. Mu kwica education harimo kutiga history nzima, bakatubwira bahubwo ibyo bashaka, right? So ibyo byose byarabaye. None ikintu kinsekeje uyu munsi, ejo harapfa barenze 10, simuri kubihakana ngase. Nese wa Kangondo muri umubone, nese umupapura, umumamura, umujene uraho uri guhakana ibintu, bihakana nta kibazo. Ntabwo Kangondo ari karite yenyine muri Kigali. Ejo baragera na Kabugu, nubundi barahavuye nande n'Nyagatare bazagusanga, nande azagusangayo. Nawe bamara gushimuta nka mukuru wawe uzagati ya nibyo. Ariko ndatabariza umungu wa Kangondo,
twananiwe gutabariza ba Kizito bakata amajosi tureba, twananiwe gutabariza ba Jay Polly bakata amajosi tubareba, ba Cyuma barafunze, aba Eugene barokotse jenoside bababaye barafunze, Professor Niga arafunze, Idamage bro, Idamage amarira ye ati Kagame uratwishe witwaza jenoside ari we mu jenoside. Nabyumvise nabyumvishe biteye agahinda. Ya abatemeranya nanjye mu mfuruwingure, abemeranya nanjye mwamfuringa mutamfuruwinga, nta kizahamagarika gusakaza ubutumwa bwiza, amahoro, freedom and peace. Imirongo ya Kizito nzayiharanira, KMP ku mutima muri foundation nzakorana nazo cyane mu gushaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ni foundation KMP Kizito tuzakorana cyane. Ikindi cya kabiri, kugeza kuri uyu munsi ngewe ngiye kubihamagarira, imba nkeneye ubumwe bw'abanyarwanda, unity y'abanyarwanda, nkeneye freedom and democracy ku banyarwanda, nkeneye ko inzara icika mu Rwanda, nkeneye ko igihugu kiyoborwa nk'igihugu. Ntago ngiye ndi muri babandi batajyaginga abantu ngo mwabaye ngo muri biga ibyo bintu ntabyo nze, ababibita ibyo birabareba. Buri muntu wese nzi ko ari muri uwo murongo gushaka ubumwe bw'abanyarwanda, unity y'abanyarwanda, democracy, freedom, urubyiruko kwigishwa amateka mazima no kugira ngo rubeho. Ngo nzamushaka umuntu wese ari free yo kumamagara tukaganira. Nabonye abaza muri za message bandika ngo wishyuye ngo bakanye bro. Kayumba usibye kuba muzi nka chef d'état major w'u Rwanda, kandi hano muzi ahubwo Kayumba nk'umusirikare, imbu nyumva wenda wabuzi n'umutekano, mumenye ko ndi mukangaratete, bimenye wenda wabuzi n'iby'umutekano, imba kuko nawe ko gukunda u Rwanda nko kwivuga mu ndinde ko ntabwo nawe bakaye na takira Kagame nga ndinde kandi ari ugomba kunyica mu ndinde. Mama Diane, Imana iyo mwijura amasengesho usenga turayasenga. Madamu Rwigara, Mama Diane n'abana bawe undi bamwicanga, ubwo two tuzi n'utwo turoza ubu nanjye batangiye kutuvuguta. Turakumva mama, ngira ngo nabibutse ko rero ahangaha niho bikomereye. Njya guhaguruka no gufata icyemezo, ntawe navuganye nawe, nta n'uwangira inama, kuko nkeka ko agira ungira inama, kuko abenshi batangiye kuzingira. Iri joro ryashize neruye mbibwira abantu, babwira ejo nzakora live mbivuge n'ibyo, bose bahise barasa kuri mama, abana banjye barumuna banjye ngo badi ngo mama wawe ngo no mu iterabwoba hano kuri telefone ryo bakoresheje ngo mama wawe arahapa ngo papa aripfiriye, barumuna bawe ngo yikinga abana bawe. Yes, I have two beautiful kids in Rwanda. I have my mom, brothers, sisters, uncles, nieces. They are all in Rwanda. What I wanna say, nabo n'abanyarwanda nk'abandi, nabo bakeneye kwifatira ibyemezo byabo. Ntabwo ngiye mbanza ngo kujya ngo guhungisha, ntabwo imba wowe warabanje guhungisha mama wawe n'abakuru bawe kugira ngo utange ukuri, uvuge n'ukuri. Ntabwo ukunda abanyarwanda deni, ahubwo ufite ibyo ukunda muri wowe. So Kizito yarapfuye n'ica muri umuna wanjye, nta banga ririmo, sibyo? Mushiki wa Rwigema yarishwe, yarapfuye. Ibyakurikiyeho abagiye gushyingura babaye victime. Sergeant Robert mwarababonye, Robert arazira ko agiye gushyingura mushiki w'intwari, igihugu kitubaha n'intwari. Nase mushaka bazatubwira ko bishe Rwigema inshuro zingahe, tubona ibyo akorera. Nese ntago muzi ibyo intwari icyo bisobanuye. Ntago intwari ari ngibi FPR zikadufurika mu maso ibipapuro ikatwabika twayinara tugakoma amashigo twazusuje intwari ngo twaje. No, intwari bazikorera amastati, intwari bazitirira amastade, intwari bazitirira imihanda. Ariko nabonye president agenda agafata stade, aho kubundi ku gihugu cyacu gitanga ubundi gitanga we ninde ukubwaka igihugu ari cyawe. Stade ngo yisepere, yes, pereza ni Gen football, we agree. Wamubakiye, ariko stade zubatswe n'abanyarwanda n'iki? Kuki utayita Fred Gisa Rwigema? What's your problem? What's wrong with you, bro? Abandi intwari zabo barazitaka bakazimanika, twe uvuga intwari bro. Uzi ko hari umuntu wamamagaye mu minsi ishize
n'umupropagandiste wa FPR hano muri Arizona. Ko bro ibyo bintu byawe byo kwivugisha ngo kuri ba Rwigema rero ngo nibiki nk'ibyo bintu ngo na ibyo biri mu bindi bintu byamahamuye by the way. Nari ko abantu ba FPR babihisha batabivuga ariko barabivuga, the motherfuckers barabivuga. Habineza wo muri wowe werekana ko you know what you do. Waramamagara ngo kuvuga Rwigema ngo ni ikibazo. Usko wane ni trauma buriya. Ngo bati ngo you are star. Yes, I am a star. I am. Barawa, so what? Ntago star yavuga. Ngo nyine ngo urubyuko ngo kurwumvisha uburyo ngo rwango kugarura ibintu by'abarwigema. Nese what's wrong with it? Amaraso yazabahoramo. Izone posting ya Kizito. Intambara zirabaye amaraso yazabaye. Impamvu ibyo byose byari ntabwo. Yes. Nuko abari biba byakozwe na leta nyine kicaho abantu, niyo mpamvu bibyara impaka muri twebwe. Kuko bitabaye bitakozwe na leta ntabwo byabyara impaka. Uzare nta rupfu rero rw'umunyarwanda n'uyu numwe rutarabyara impaka, bivuze ngo nitwe twicira abantu bacu bro. Imba hari ikintu kibabaje kubona abantu bica. Ndongera mbisubire biri jambo rega, ndashaka kabahanga muranga mujya gukora iyo research ko nge nayikoze. Imfubyi n'abapfakazi dufite byatewe na leta dufite birenze ibyo twatewe n'abajenosideri. Ubwoba n'impunzi dufite zirenze izo twaye dufite mbere y'abajenosideri. Abanyabwenge tumaze kwica kuko bafite ubwenge barenze abajenosideri bishe. Abajenosideri babanye na Rando, ibimwe tujya tunivugisha turiyobya n'urubyiruko ngo leta ngo zo kwa Habyarimana ngo zangaga abatutsi. Bro zarabanze wenda ziranabica ni byo bitekereza. You know why? Rando yari umututsi, mushiki wari gukoreshwa rewe mushiki wabo. Rwigara yari umututsi, kaje guhakwa n'umututsi. Rubangura n'umututsi. Abo ni abantu bari bahodinze economy y'igihugu cy'u Rwanda. Mbere kubwa Habyarimana no kuva kubwa Kayibanda, Rubangura n'umututsi. Abakire bari mu Rwanda ngira ngo batari abatutsi we bakomeye ni Kabuga ni Mironko. Indi economy yose yari itunzwe n'abatutsi. Kuza kugira muri education we vise n'ibiro turabizi ko yayoboraga ibitaro, ntago wabarabonye umwanya wo kuyobora ibitaro uvuge ko utarubanyeho neza n'abantu. Sibyo? Ntago nari marega nimwe muba mwarabizanye kumukabyandika turabisoma turabibona. Niyo turi gutanga ubuhamya Vincent yahagarati nge nari ukabivuga Vincent. Ariko harangiza ukazukabwira urubyiruko ngurumva ngo ntago ngo bemeraga ko dukora. Ntago tuvuge history ntabwo Rwanda tuvuga history nzima ngo dukora icyo Kizito mwamuje. Uriya niyo mpamvu nkunda Kizito kuko abanyarwanda bafite ibibazo byo turabifite ko hari abantu bafashwe babatwa n'ikintu cyitwa ubwoko ku mpande zose ko dufite amoko atatu. Abo bantu bamwita abasazi, ariko ntabwo ari abasazi gusa, ubwo hari ibyinshi bagaburiwe. Ariko mwikwanduza ino generasiyo tuzayicanira aho ngewe bati mwabeshye ima generasiyo mesha, ariko generasiyo ntabwo muzayibeshya, muzayicecekesha kuko mubasha kuyikontorora, ariko ntabwo muzayibeshya. Kuyicecekesha yes, can I have some more? Kuyicecekesha yes, but kuyibeshya ibyo nababwiye ntago bad ndi selfish, nta nubwo yongeye gufata icyemezo mu buzima bwanjye ndebe inyungu zanjye, ndebe inyungu z'abantu. Iyo mba narafashe icyemezo narebye inyungu zanjye, munavuga ngo kuko nararekiriswe uwari kundekirita nshobora kubona kumubwira nti banza woheze nka jet mu Rwanda ifate nk'ababyeyi banjye bajyana. Ntabwo none asanze yarabikoze, yarabanje gukora ikintu n'icyo naramugaye. Bari mu gihugu nabo bakakanya tuvugana kugira wumve ingaruka ya politike. Ibaze kundi umwanzi wa mama wanjye n'umwanzi wa barumuna banjye bro banutse. Ibyo byonyine icyo batamenyaga uko umuntu kandi ko munyerekanye n'uburyo twaroswe twahawe uburozi.
nibyo noneho ahubwo binyongerera imbaraga nagiye mbibabwira mukagira ngo ndi kubabeshya dore here I am. So imba ndwanira ubumwe bw'abanyarwanda na freedom n'amahoro ku banyarwanda, ntabwo ngomba kubanza gukuramo abandi banyarwanda, ubwo ni intambara. Imba nge ntarimo ndi ku ruhande isoke, ariko tukubanza twinjira. Ndavugira buri munyarwanda n'ababyeyi banjye bari mu gihugu, abana banjye bari mu gihugu, bazige cyangwa bazicwe, bazatorotizwe, bazamenye ukuri kw'aba bicaye. I care about everyone, every munyarwanda. Twe twagize amahirwe dukura ubwoko buri gukurwaho, ntituzi iby'ubwoko byo kuvuga iby'ubukoryi. Sibyo? So isi yose irabivuga, tugeze ku rwego abantu bakorewe jenoside tugiye kwitwa abajenosideri. Iki ni ikintu kibabaje, ariko ibaze wumvishe ngo sibyo ko wenda bashobora kuba banabikora bakunda intambara, mbona abayisiraheli bakunda intambara, ariko ibaze wumvishe ngo abayisiraheli bakoze jenoside. Ibaze ayo mateka azavugwa ko aba bavandimwe bazungu se nabo shaka ari nabo bazana ibyo byose barahiza akanabibatamo. Bashobora hari byinshi bafashije Paul abigeraho, ariko hari na byinshi bamufashe kwica baranabimusinyisha, aranabisinya. So bivuze ngo wowe rero ibyo ubundi byo muri no kwigira ngo ntabwo dufite leta y'abicanyi, leta yarabisinya yuko ari abicanyi, wowe ibyo yiburanira birakureba rubyiruko. Ibyo bibazo by'amarira y'imfubyi n'abapfakazi mu Rwanda, iby'inzara, iby'urubyiruko rwafunzwe, iby'urubyiruko rwicwa amanywa nijoro, ibyo kwanza byo ni mpamvu nabizanye aha cyane ngo tubivugeho. Ariko ngiye kuvuga ku bugome dukora amahanga, nshobora no kuvuga no mu zindi ndimi no mu biki, ko ibyo byo biri obvious openly. Actually ibi ni ibyacu mu gihugu twimenya. Nta gahunda ntacyo byamarira kugira ngo isi yo kurwana ari uko umeze. Ariko ntabwo badi nasinzira numva umuborogo w'abakongomani, twica abakongomani, twica abanyamurenge, twica abanyamasisi. Abakongomani nk'igihugu tubica muri rusange, abanyamasisi n'abanyamurenge tubica tubabeshya. Bitwa ba Moyize Nyarugabo, nabonye interahamwe nyinshi, imbari interahamwe irenze Moyize Nyarugabo. Ariko reka mbaga story hano gasekeje. Umuntu mbaza ngo wanga MV, ahanga reka mbwire aba bahungu murabizi mu inshuti zanjye abanyamasisi, abagogwe ndabakunda cyane, abanye n'abagogwe ubuzima bwanjye hafi nkura nakujijwe n'abagogwe, niga kunywa amata nayawe n'abagogwe, ko nakuriye mu bice by'abagogwe cyane, ndabakunda ndanabazi nzi na story yawe. N'abanyamurenge ni inshuti zanjye cyane pe, ariko se nimfata mu mwanzi wawe kuko tumix ibintu. Nicyo kibazo cy'igihugu cyacu cyaduteranyije n'ibintu byinshi cyane. Hari abo nabonye bakeka ko ntakunda M23 kuko irwanira abanyamasisi, icyo wabukisha. Abandi bakumva ko ntayikunda kuko irwanira abanyamurenge, icyo wabukisha. Ahubwo mfana M23 kibeshya ngirwanira abanyamurenge n'abanyamasisi, akaba nabikoresha indani mu gisirikare nka mani power. Abo bamuyize Nyarugabo bakajya imbere akavuga, ariko aribonera hamwe zica abanyamurenge n'abanyamasisi. Ese mwaba muzi ko u Rwanda ubwarwo RDF military, ubu hano RDF twagiye tubigana murabizi, kuko at the end of the day ngiye ibintu bwanjye nkora bwendi mukuka, nakuze ndista, nakuze mfite amafaranga, nta muntu tudasangira. Ntabwo rongeye njya gusaba amakuru barayanzana, kandi umugabo w'ikigoryi yumva amakuru. Umugabo nyamugabo ashaka amakuru akayageraho. Ntihazagira umuntu kubeshya ngo wumva amakuru. Ugenda usoma iki? Use wasoma iki mu gihe? Uze wumva ibya bad, usomesha ibya bad gusa, ntujye gukora iperereza ryawe akuyobeje se n'urugero. Kandi imyemerere nabizi nyine ibitandukanye, niyo turi babiri ngomba kujya umwemerere wawe ukagira. Niyo mpamvu mu myemerere ugomba gukora amakuru. Ba commanders, generals muri RDF murabizi ibyo mukora.
murabizi uburyo muteranya bano bakongomani bakicana bakamarana, aba banyamurenge abanyamasizi mubabeshya ngo muzabaha igihugu, ngo muzakora za imbarikarizasiyo n'iki. Ntabwo wakwanga buri bwoko bwumva bushaka kwiribera ko bwiribera, ariko bukiriberaho kugira ngo bubeshwe ngo buri gukorerwa liberasiyo, ahubwo buri gukorerwa jenoside. Aho RDF yoroganiriza ibitero mu Kinigi hari nyuma yo kwa Muvunyi Paul, bakoroganiza ibitero byo kugenda bakinjira mu nkambi bakica abanyamurenge, bakita Red Tabara. Ahantu binahurira Red Tabara ni abanyarwanda, ikorwa n'abanyarwanda, kubera ko umugabo mukuru w'ingabo za Red Tabara niwe General Niyombare w'u Burundi aba mu Rwanda kuva 20 something ashaka gukorera coup d'etat nkuru nziza. Ibyo byakorwaga n'u Rwanda rwacu, igihugu cyacu dukunda. Nshobora kuba ndi mu batanze akantu, nshobora kuba ndi mu bicaye muri iyo nama, nuko n'impunzi zigomba kujyanwa gahama n'andi hose. Icyo nashatse kuvuga nagira ngo n'abayobozi rimwe na rimwe mujye mwumva ko mwese turaganira, mwese turanimwe dusangira inzoga, nimwe dusangira ibirori, turaganira. Nta bintu byose ngombwa ngo tubisome mu nyamakuru, nyine hari ibyo tuba twicanye n'abajene bari gukora. Kandi nanone umenya ko abakora izo operation muri special force ntibari umuntu abacu, nese ni ngombwa ngo tujye kugana n'abayobozi. Nese aba special force se ni nese bahabwa mission, nese bahaye mission nubwo bazakafundira mu kigo ntibagaruka muri twebwe, nese ntabwo bazakatubwira ibyo bakoze. Ntagize ukaza kunuka uramura iki, hajya ugashaka amakuru ku mugabo mbwa yumva amakuru adashaka amakuru. Nibo bagenda bakaza nyine bataliyani igiye, nta bataliyani zikora deployment zigakora rotation, ntabwo bataliyani ishobora kujya special nk'igihugu cyacu kigifite amahoro gishobora gukora wisdom bataliyani mikaza kajya kwitabwaho ikavurwa ikagira iki yakoherezwa indi bagafata nawe karuko. Tuba tubasura si Kanombe, tuba twabasuye ukumva umusaza bwati umusaza twabateye amashoka bande irabipinga ku bunyamurenge. Imana ari ubunyamurenge, turumva buriya game dufitwe na muzehe, urumva nyine nuko tugomba kugaragaza ko abanyamurenge bari gukorerwa jenoside, kugira ngo international imiryango mpuzamahanga za UN zakizumve ko twamutse twagiye kurwana abanyamurenge bari gukorerwa jenoside. Ati rero iyo tubonye nta muntu ugomba kubikora, tugomba gucreate akagroupe kakambuka kagenda kagateta tukanarasamo bakeya nyine kandi ari abantu. Izo operation izo zibera mu gihugu muri Kongo. Na hano ni kubwira abanyamurenge n'abanyamasisi, ejo tudahura hanga muri za Pilipili na za hehe na za Oroma twumva ko badi yanga bro, ntago nakwanga umuntu wese urengana, kandi narwanda umuntu wese nambara wese urengana. This is ukuri ko kuri kwanye kumwebwe banyamurenge, mwebwe banyamasisi. U Rwanda rumaze imyaka 30 bagambanira. Impamvu nyinshi nizi ngizi. Imbu u Rwanda rurwanirira agaciro no kwibohoza kw'abanyamurenge, ntabwo rwagafunze mu nda. Utazi ko mu nda mu Rwanda ntaho nambambe, ntavuze ko mbande abeshi. Ora Rwanda ubwoko bw'abantu runaka uwatangije movement yo kubarwanira umufunze. Umufunze. Heri no, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Dufunze mu nda kandi turi kurwana abanyamurenge. Neza abanyamurenge barwanirwe na Bisimwara, barwanirwe na Ntangara. Uyo wicaye ukabuka wowe wa munyamusisi we cyangwa wa munyamurenge uri kumuka urareba ukabona Ntanga yakugira uruhe rukundo wa mujene Bisimwa ari kukurwanira bya Mungu, ari kukurwana uri umunyamusisi, uri umunyamurenge. Dufunze mu nda, tumufungiye Kigali, twanze no kumuha inkiko mpuzamahanga. Isi yose yari karakashi, isi yose yaragerageje. Perezida wacu Ramonzi yafunze umutsi, yari kuvuga no babisobanura ko igihugu cyose tugomba kuvuga no, igihugu cyose tuvuga no ko nta nkunda. Twarangiza tukadusangirwa agakofi za Mirikorine za Serena za Marriott turi mu gakofi. Uwo no wa mbere ni nkunda. Dufunze umucunguzi w'abanyamurenge n'abanyamasisi. Twabimariza twabongo turwana se abanyepolitiki undi ntabwo mugira ubwe, noneho ngo nduhungire muri kuvugira abanyamurenge n'abanyamasisi. Bro ntabwo bakunda atari ukuvuga ngo
ntingenga bitekerezo cyangwa ngende ku kindi kintu. Ntabwo bakunda babavugira ukuri, ntabwo babeshera. Right? Icyo ni ikibazo cy'abanyamurenge n'abanyamurenge. None ikindi nashatse kubabwa, nabwiye ngo ku Rwanda rwafashe Kongo imyaka hafi 8, chef d'etat major ari James Kabarebe. Abo bankunda babe bahari, abo bamakenga babe bahari. Bamakenga ndabazi, mbazi bakira amasagenti, do ndabazi ukirana bana ibaye, ndabazi bari bahari bamakenga, bari bahari abo bandi nyine abo bose. Kibonke uyu nguyu uri muri Lahe, Ntaganda Jean Bosco ndamuzi, Kimasa arasa za RPG bari bahari. Kuki igihe Kabarebe yafashe ubwo butegetsi we na FPR, kongeye impamvu ndakoresha ijambo FPR, ntago u Rwanda ni igihugu kitubyara. Abantu mukoresha u Rwanda mukarwitanya na FPR murahemuka. Icyo gihugu mugisiga amaraso na FPR nagaraye u Rwanda. Please and again clean Rwandan name. Rwandan name it's not about Rwanda, is about RPF. Fungurira uyu mujeneje ngani mva neza, it's about RPF. Twafashe Kongo iyo myaka yose, kukimba Kagame na FPR bakunda abanyamurenge n'abanyamasisi. Batavuze ati kuva tukiri muri iki gihugu na kare agace mukomoka makariko kanyuzemo na FDLR nyinshi twanazikuyemo. Kare agace mbere yuko bazana twirukana muri iki gihugu, muhite mugafata mubake mu butware bwanyu, muba abanyamurenge, mufate na biriya birombe, mufate ibyo birombe byose, mukore n'ibizaba ngombwa, muzasabe wenda independence yanyu mwigenge. Kuki tutabahaye ayo mahirwe? 9 2002 na kangahe? Reka ngusubize ikibazo rero. Iyi mitwe yitwa za M23 za RCD za iyo mitwe impamvu yagiye ivuka. Kabila mukuru papa tumaze kumugeza ku butegetsi Kinshasa, aho umuye amaso aravuga ati oye nanjye ngomba kurya aba banyarwanda gasubira baraturasa dusubira i Kigali. Rwanda rusubira i Kigali. Gusubira i Kigali wese uruhimba umutwe wa mbere wagiyemo ababizima karahabanda aya mateka mugenda munyumva. Ntago ndi umunyamateka, ntago ndi umunyapolitiki, simvuga ibintu nagiye mbona numva biraho, sinzi kubikurikiranya nkuko abanyepolitike mubikora. Ibyo byarabaye, batangira guhimba imitwe. Umutwe wagiye bafashe icyemo cya kabiri, wagarutse icyo bintu birababiba makavuyo, bamwe barafunga abandi baricwa. Niko abana b'abanyamurenge abanyamasi babafata mu nkambi, uwanze bakamwica. Muza abana bagiye bimanika za Nyamata, bari abana bazira history nk'izi tuzi. RIP bad ya umusana rapfuye. Ikibazo ninjye murambo uri ku isi uvuga, ninjye murambo wonyine usigaye ku isi waravuga. That's why I'm alive. Ninjye murambo kuko murabizi ngiyo umuntu abwiye FPR ngo wakoze ikosa, you die. RIP. But I love the reason why isi yakoze n'ibintu, at least n'isi ibiri kure bati hari umuntu kuvuga w'umurambo kuki ari umurambo, baba babizi bro, sibyo? So ibyo bintu nakavuyo kaba muri Kongo kashingiye mu kwiba amabuye no kubeshya ubwoko bw'abanyamurenge n'abanyamasisi, kubica akabakoramo genocide. Abanyarwanda dukora genocide muri Congo. We do genocide in Congo for fucking Italians killing Congolese. We have been killing Congolese for fucking Italians. We signed the act. Hano muri America. We did sign it. It's not just talk. We did sign it. We did accept it openly. Our government has released the letter that you have been supporting M23. You know, kaje ku Barundi abavandi mw'abashinga nahe nongere nsuhuza Abarundi n'ababwira ni Barundi, Imana izabarinde kwinjirwa no gucengerwa n'Abanyarwanda. Turi abantu babi, mujye mwibuka ko twikoreye genocide, turabicanyi none twatuyobowe n'abayicanyi ba mbere mpuzamahanga. Abarundi iyo mbona itangaza makuru ryo mu Rwanda, nabayeho nuka itangaza makuru imyaka nyinshi, buri kintu cyose nakoze mujye musubira inyuma muzamenya impamvu rwanda nagenda nkivuga. Nagiye mvugira itangaza makuru iragapfa iragahwera. Uzi impamvu? Guhera muri genocide itangaza makuru y'abango reka bakaza bakatwica, ari itangaza makuru ryadushutse. Itangaza makuru y'u Rwanda kakanya ryafasha Abarundi riba brandinga nk'abantu b'abanzi b'Abanyarwanda muri guteranya
citizens nta kibazo na kimwe Evariste afite. Ikibazo ni Kagame n'ishyaka ryawe. Mumaze gukora imishyikirano mwanze kwemera, mwanze kumva, si ukumva ko kwemera murumva. Ikibazo cy'abarundi ntago nyura ku ruhande, nejo n'undi wese yakivuga. Abarundi afite ikibazo cy'ubwoba bw'inyeshyamba dutraininga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izo nyeshyamba mugiye kuzimbaza ninde? Ni niyo mbare. Ni gute ngo mutekereze abanyarwanda mwirwa mutuka abarundi mukataka abarundi? Tekereza imburu umunyarwanda tugiye kumva tukumva kakanya ngo Burundi. Murabizi mwese amarira y'abamama wanyu n'abarumuna banyu kwa ntimushingurwa. Ahubwo nanabaza ubundi kubera iki tudashingura abasirikare ba twareka n'ubugome cya twatinya kamahanga amenya ko turi kurwana. Nimba twatinya kamahanga bimenya ubu yarabimenye, mureka ababyeyi bapfisha abana barira agahinda kabo kabavemo, bapostinga abana babo babuze, bagira ibiki, mureke kubicira abana babo. Imba twarishe miliyoni 7 z'abakongomani ntago bari bafunze amapingu, nabo bararwanaga. Nukuvuga ngo nabo bishe nka miliyoni 3 zacu z'abasirikare bacu, ariko nta n'umushingurwa ngo byemerwe. Ejo bundi Amerika igira gutya gifotoye Graves, imva zose irazizanye zitangira kwemera ko hari abapfa n'ibiki, ariko abo bantu izo mva ba nyirazo ababyeyi babo nawe batakiye, nta n'impoza amarira, nani buri musirikare uvuye ku rugamba w'u Rwanda, cyane cyane abasirikare b'u Rwanda bapfira inyuma y'igihugu, ko mu gihugu nta ntambara dufite, ariko turi mu bantu bapfisha abasirikare benshi. So mu gihe apfira inyuma y'igihugu iyo ni mission, ni extra job, bagomba guhabwa impoza amarira kandi bakuruka ku rwego rw'igihugu, imirambo yabo ikamanuka tuyireba, n'abarusiya ari abarusiya barakirwa. Kuki tudashingura abasirikare mu buryo bwemewe? Kagame akoresha abasirikare nk'aba Intersenke cyangwa ikigo cye, kampani cye ku giti cye yihariye. Nta gihugu cyemewe gutera ikindi gihugu parliament iticaye. Ibyo byose abanyepolitike, nibyo navuze, abanyepolitike barahanye kuganira namwe. General nkeneye kuganira nawe. Mama Diane nkeneye kuganira nawe mama. N'abandi hari umumama nigeze kubona ku ma YouTube warokokeye i Butare avuga uburyo, kuko iyo operation nanjye nyiziho, bishe abana be n'abapadiri bose, ngo abantu bari bazi ko FPR ifite gahunda muri ntambara kwica buri muntu wese yasangaga umunyabwenge yarize. Ibyo barabikoraga bise ntabwo ibintu by'amaca gutinda, ababizi barabizi, urubyiruko ntabyo muzi, ntabwo nta mpamvu yo kwa mwana bitinda, ababizi bo barabizi. Ariko igihugu cyica abanyabwenge cyasi we namufaka ashobora kwicara mu mwanya wa minisitiri, niyo mpamvu bagira agatuzana bira bigori agashyira mu ntebe, agaterekaho economy gapfa, bagaterekaho imisoro, bagatereka ko ntago they are not qualified to do it, ahubwo they qualify gupfukama bakumva bagakura ubugori gitu. Ntabwo uyoboye ribu cyangwa NSS cyangwa igisirikare ari we musirikare mwiza dufite, ahubwo ari we ubasha kuba yakwica abantu b'inzira karengana agasinya iryo tegeko rikaba. Nta kindi mu bintu tugenderaho mu gihugu cy'u Rwanda mu myanya yose batanga, nuko ushobora kwemera gukora ikintu kitemewe n'amategeko. Hari n'abasirikare benshi bakuru babizize bakivamo, hari n'abanyepolitike benshi babizize babivamo. Ibintu ngibyo stop killing Banyamurenge. Tell them brother, mubwire FPR stop killing Banyamurenge, mubwire abanyarwanda bareke kwica Abanyamurenge, bareke kwica Abanyamasisi, bareke kubasezeranya bitazashoboka. Nonge ndi kugira abana b'Abanyamasisi inama mbabwira muve muri iyo ntambara, kuko Kagame yamaze kubashetera n'abashutse. Hasi mwirengagije ko muri 2010 twahaga imbunda Macenga tukaziherezana ntaganda kugira ngo barasane none nyine M23 ishireho, kuko amahanga yamaze gusinya ko M23 agomba kubaho. Nicyo murindira abantu mu kiringo za Mfizi, ngo za Bukavu, za baje n'Abanyamasisi, muri gufashwa na bene wanyu bari hano muri Amerika afite amafaranga weza. Bro, uri kohereza umuntu amafaranga yo kugira ngo apfe, ahubwo musevingire nk'inzu muri Kenya, umubwire ati va muri iryo shyamba, genda mwiyegeranye muhanze mutuze, kuko ikigiye kubaho bano banagiye gukorerwa genocide. No aba basirikare ubwabo bagiye kubarimbagura bose nkuko 2002 byagiye ko M23 c'est fini. Rama ntago ndota mvuga reality, ibintu mbambireba. Nabwiye ngo special force y'Amerika kumanuka, iyangora yaramanutse, abatanzania bariyo, ibyo rero nta nubwo ari ikibazo, uko natwe turabarwanyi. M23 yarasha mu Rwanda n'ikiyone, uri y'umusirikare mu special force mbibwo ni big
big bro. Abo bantu bari kumanukira kuri big yamaze gustampinga yarasinye. So uri muri M23 wikwita kubyo nanga kubwira nibivuye kwa Kagame ejo nanga nanga meze ni bubu ije no mpamvu nanga agenda ari nkoni cyane kuko already yamaze guhuma reba nyine nibyo navuga ngo turi mirambo abantu bose bakorana bya hafi na FPR bagenda ari mirambo uzabare nyine ushobora ngo ni wowe ni we nanga uzare agenda ku nkoni kugira ngo abatekereza bati ibintu nageze mu haryo hundi aba b'abanyarwanda ko bamenyanye no kwicara n'ibiki nzabigenzane ko amakuru yamaze kuyamenya yamaze kumenya makengana ntagana ukuntu barasanye arabizi. So abana abasirikare bose bari muri cyo ko bafite registration y'u Rwanda uzaba rekipera pole ruze rubatsimbe mu bigo nyine byongere bigenda ukundi kuntu ariko abadafite registration bari kwinjira za Rumanga bo bari kwinjirira mu ishyamba bari kwinjirira he my friend barabataho barabanyuka abo nibo banyamurenge babwira nanone ndengera abo nibo banyamasisi babwira ndengera. Urubyiruko rushaka impinduka rukeneye freedom, democracy, freedom of speech, rudakeneye kwicwa n'inzara no kwicwa n'abaruyoboye. Banyepolitike banyarwanda mushoboye gukora ibyo mukora njya munota politician ariko nanjye nzahagarara ku munwa wanjye mvuga ukuri nzarengera ubwoko bw'abanyarwanda kugeza mpfuye. Abanyifuriza gupfa ushobora gupfa mbere yanjye abumva ko byantera ubwoba n'ubundi nayo mbayeho mpfuye icyo ndindiriye nyine rongeye ntabwo ndindira urupfu ndarusanga uko rwirwa rumpiga nanjye nirwa ruhiga amatayiga uko urupfu rumpiga ndaruhiga so ngize babi ngize napfa Mungu we aho kugira ngo mbone ibiba ku bwoko bw'abanyarwanda napfa murekure niyo mbare mureke gusakuriza abarundi mureke imikino yanyu. Michael Rubio nakunze Michael Rubio navuze ati bro iyo mikino yanyu ishaje yabyaza M23 muyireke tujye mu bintu bigezweho dufata ibyo for real. Iyo mikino irashaje mu munyamerika hagaza nakayibona kandi none ikibazo uwabivuga nabikemura ntago ari wowe no ushana kwivuga ushana kujya debate nani cyo abikoraho nimba yakubwiye ngo ni imikino ishaje it's dirty it's old games and bye and thank you kandi nzaza tuganire mfite ubutwari bwo kumva no kurwana intambara yari yose ijya ku mahoro ijya kuboza bahora abanyarwanda mpagarariye ishingiye kuri new generation nshaka generation yacu ibadati nk'izindi zose. Murakoze ngewe ndaruhutse kuva nabaho ubwambe numva nduhutse mama uzambabarire bana nabyaye uzambabarire ntabwo bamwe muzambaye ibyo nta kibi nakoze ndavuga imba mbaye umugabo nkatinyuka kuvuga ikibabaje umwana wese umunyarwanda bikababyarira ingaruka nanjye ubwanjye nisize icyo muzakimbabarire ko sinzijya nicuza ibyo navuze. Peace and love. My name is Ramadhani Mpenda, patron, the king of Wakanda. God bless you. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. I'm a Samaritan. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. Yes.
freedom in you, if you have no peace, if you don't want a democracy, you are my complete enemy. And that's RPF and their supporters. Even a democracy, na peace ushaka, na freedom ushaka, then thank you so much. Peace and love. I'm the commander of the freedom fighter. I am the commander of freedom fighter. To Rwanda, to Burundian, to Congolese, to Tanzania, ene baruzwa mahoro n'idarapo ry'u Rwanda. Ndiri gufashanya nawe ushaka ayo mahoro. Thank you so much. God bless you.